Hi, reka uyu munsi tuvuge kuri SEO. Ese wari wagiye kuri YouTube ugakanda muri search wakwandikamo izina rya channel y'umuntu ugahita ubona riraje n'amavideo ye yose agahita aza. Ariko we wakwandikamo iyawe ugasanga urabona akavideo kamwe kamwe cyangwa se bamwe muri mwe ntimunabone video zanyu cyangwa channel zanyu. Bivuze ko channel yawe itaruzuza icyo twita SEO, Search Engine Optimization. Rero muri video y'uyu munsi ngiye kubereka uburyo ushobora kuza SEO ya channel yawe ku buryo noneho uko ubikora kenshi uzayugenda utuma channel yawe igaragara muri search result. Iyo umuntu atagaragara muri search result, video ze bigora ko zibona views nshyashya cyangwa se ziturutse ku bantu basanzwe bareba videos kuko niyo bagusacinze ntibakubona. Ndetse bamwe muri mwe hari n'igihe mubwira abantu bo mu miryango yanyu, inshuti zanyu cyangwa abo mwiganye uti searchinga channel yanjye yayisearchinga akayibura. Icyo gihe ububuze views ziturutse kuri uwo muntu. Rero nidutangira kubakana iyi SEO ya channel yawe, uzageraho channel yawe ijya igaragara muri search result, usearchinze ayibone ndetse uko ayibona akayireba YouTube igenda imusuggestinga izindi video zawe bityo views zawe zikazamuka. Rero mureke abantu tugiye kwigana iri somo bize kuzamura YouTube channel zabo biturutse mu kuba SEO yabo iri hejuru. N'utuntu duke tugiye gukora ntizaye iminota yawe, uraza gusoza kureba iyi video wabifashe mu mutwe bityo ujye ubikora kuri buri video ndetse na channel yawe utangire uyisettinge gutyo. Ngiye mugiye kubana nitwa Gatari Fred, niba ari ubwa mbere ugeze hano ngo haye ikaze uze gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo tuzadushyiraho video uzajye yakira mu bambere. Mbibutse ko tubana na icyanzu.com. Ibikoresho byose ubona dukoresha nibo babiduha, nawe babiguha. Nurebe kuri mu ntara cyangwa mu mujyi wa Kigali, aho uherereye hose. Ukeneye microphone nk'iyi, ukeneye itara nk'iri, ukeneye stand nk'iyi, igikoresho cyose ukeneye kandi ibiciro biri hasi. Ducuruza karite ndetse kunyurwa kwanyu ni inshingano zanyu. Utongera guhangayika rero uduhamagare kuri 0788421133 cyangwa usure website yacu ni wa3.icyanzu.com hanyuma nawe wigurire. Sibyo gusa, aya masomo yose mwigira hano mu buryo bwa video abakunda kwiga basoma twayabashyiriye ku cyanzu.com. Urajyaho niba ushaka kwiga gufungura YouTube channel urebe steps zose mu buryo bwa PDF, uburyo bwose bwanditse akantu ku kandi. Uze kujya ku cyanzu.com, ibindi byose ni uri bubisange. Reka rero tudatinze dutangire turebera hamwe uburyo ugiye gukora SEO ya channel yawe. Let's go. Kugira ngo rero ukore SEO ya channel yawe, kugira ngo utangire ubyubake, mbibutsa ko SEO ntabwo yubaka umunsi umwe ahubwo bikora buri munsi. Niyo mpamvu ngira ngo abantu bose basanzwe bafata umwanya wo gusharinga amavideo yabo kuri WhatsApp wirirwa abantu batandukanye, oya ahubwo buri munsi ujye ukora akazi ko gukora SEO ya channel yawe. Ikorwa rero mu buryo bubiri, hari uburyo bwo kuyikorera channel yose muri rusange, hakaba n'uburyo bwo kuyikorera video. Bwombi ngiye kububereka muri iyi video. Ni ukuvuga ngo channel kugira ngo ize kuyigaragara muri search results cyangwa se ize kuba suggested igihe umuntu ari kwandika channel yawe cyangwa ijya gusa nayo, nuko channel yawe ifite icyo twita description, ikaba ifite na tags zijyanye n'ibyo ukora. Reka dufate urugero. Kugira ngo ushyire description nziza kuri channel yawe nk'ibisanzwe, uza kuri application ya YouTube nk'ibisanzwe, ukazikanda hano munsi mu nguni ku ifoto yawe, ugakanda hano hejuru handitse view channel burya. Hanyuma wamara kuhakanda ukaza urabona akantu k'agakaramu kari iburyo, ukagakandaho gutya. Hano rero ugiye kweditinga channel yawe utiriwe uca kure, si ngombwa guca muri browser. Urabona ko hari aho gushyira ifoto, hari aho gushyira description, hari aho gushyira handle. Hanyuma twe turashaka gukora description nziza. Rero bitewe na content ukora, hano niho wandika ibijyanye. Nk'ubu urabona ngiye handitse ngo your internet your capital. As you know, niko nubundi giye description yanjye imeze. Wowe rero hano uhandika ibijyanye n'ibyo ukora. Nimba uri umukomediye, nimba ukora documentary, ikintu cyose cyo ukora, usobanura channel yawe ku buryo yaba abantu basacinga, yaba YouTube ubwayo isobanukirwa neza ngo uyu muntu akora iki, kugira ngo wenda irusheho kugenda igira amakuru kuri wowe. Nkuko nabivuze, ntabwo SEO yubakwa umunsi umwe, hoya ibyo byo ntuzabitekereza ndetse ntunabikora uyu munsi ngo nurangiza ngo uvuge ngo ejo bizaba byakunze, hoya nibura iyi ntego yuko buri munsi ugomba gukora iyo SEO ya channel yawe. Rero hano kuri channel yawe urakora description imeze neza gutya, wandikemo nge iyanjye ni iyi ngiyi, nurangiza ushyireho ifoto yawe nkuko bisanzwe, urebe ko handle yawe imeze neza isa. Abantu benshi iyo atarafata umurongo ufatika hano kuri YouTube usanga handle yabo iyi ngiyi
akano kantu kanditseho hando usanga kadasa n'amazina yabo. Rero aka kantu iyo kadasa na gutya, kadasa n'iri zina ryo hejuru cyangwa ngo habe harengaho umubare cyangwa akamenyetso, usanga rimwe na rimwe muri search bitagaragara. Rero gerageza aka kantu keditinge ku buryo kajya gusa n'izina ryawe. Aka ngaka mbibutsa ko ni cyo gisobanuro cyawe kuri YouTube muri search. Rero aka nako ni ingenzi cyane, aka gahando gerageza utume gasa n'izina ryawe. Iyo kadasa nibura habe harengaho umubare cyangwa ikindi kintu, ariko ibigize iri zina ryo hejuru nabyo birimo. Noneho kugira ngo nako ushobore kukeditinga, urakanda kuri akantu k'agakaramu biringaniye nako ushobore kukeditinga. Ni ukuvuga ngo hano uba ukoze ibyo bintu bibiri: gutuma hando yawe isa n'izina ryawe ndetse no gukora description ya channel yawe. Ni ukuvuga ngo hari abantu bibaza nanone ngo ikinyarwanda YouTube ntabwo icyumva. Iracyumva ndetse na cyane. Icyo ukora wowe, andika ibintu byawe bisobanutse neza ndetse ureke kuvangavanga bitewe na content ukora. Hano rero ni ku buryo bwo gukora SEO ya channel muri rusange. Noneho ku ya video rero yo bigenda bite? Ku ya video reka dufate urugero, nimba ngewe wenda mpitemo video imwe yanjye, reka turebe wenda video runaka, tuyikandeho, turaza dukande kuri utu tudomo dutatu, hanyuma dukande kuri edit. Dukande kuri edit, gutya baraduha uburyo bwo kweditinga. Hari title, hari na description. Ibyo ni ibintu bibiri biba ari ingenzi, ndetse n'icyo twita tags. Hanyuma title yawe igomba kuba yanditse ugendeye ku buryo abantu basacinga, nk'uko abantu basacinga kuri YouTube ibintu runaka. Ni gute nabona amasaha 4,000? Ni gute na korera amafaranga online? Ni gute bitewe na sector urimo na category urimo ya content ukora. Gerageza utume abantu wandika title ijya kumera gutyo, ubisacinga gute. Reka mbanze nsubira inyuma mbereke uburyo ubisacinga. Nimba mvuze ngo ni gute wenda nafungura YouTube channel, ariyo video ngiye gukora, ndaza mbanze nandike muri search kuri YouTube ngo ni gute nafungura YouTube, n'urugero gutya. Noneho nze muri aya matayito yose aba bantu bakoresheje bakora izi video, ndaza kubona nibura iri strong, sibyo? Urabona ko nk'ubu dore uko wafungura YouTube channel, dore uko wafungura YouTube channel part 2, dore uko wafungura, ni gute nafungura YouTube channel, ibintu nk'ibyo ngibyo byose. Rero iyi search result ubonye izirezire itabazanye, iyo ukoreshe title ijya kumera nk'ingi ndetse ukayiha description ihwanye n'iyi title yayo, birangira iyo video yawe nyuma y'igihe igaragaye muri search result igihe abantu basacinze bakoresheje iri jambo. Rero uraza gufatamo title imwe nawe ubwo bitewe na content ukora, kuko buri muntu hano hari abateka, hari abakora comedy, hari abakora filme, nyine ikintu cyose ukora. Hanyuma rero reka tubare ko ubonye title ya video yawe. Urangiza uraza ku ma video yawe, ujye kuri edit, kadufata urugero wenda tujye kuri edit, turebe title tuyishyireho uko iri ku buryo nyine n'abandi bakoresha. Turangiza tujye muri description, dutangize ya title yacu twakoresheje kugira ngo na system ndetse na YouTube byumve neza ko igisobanuro cy'iyo video the same ari cyaki. Hanyuma hano ushobora kwandika ibintu byinshi bijyanye n'iyo title n'iyo video yawe kugira ngo usobanure neza YouTube ikintu iyo video yawe ivugamo. Hanyuma numara kubishyiramo ushobora kuza ugashyiraho n'amatags ajyanye n'iyo video yawe. Ni gute? Urugero ugashyiraho kama YouTube, ugashyiraho kama. Uko ugenda ushyiraho kama kuri tags zijyanye na title yawe, bituma icyo gihe uko hashira igihe uko ubikora kuri video nyinshi, hano turakanda save, uko ubikora kenshi niko YouTube yawe igenda iba ranked, ikaza nibura muri izo search result. Reka dufate urugero hano mu Rwanda nka content abantu bakunda wenda nk'ibintu abantu bakunda gusacinga, agenda sacinga muri category yanjye, nawe uraza gusacinga muri category yawe. Hanyuma ndandikamo wenda ngo katurebe ni gute nakorera amafaranga. Ibi bintu abantu benshi bakunda kubisacinga. Reka turebe results zibiri butange, nibwo uri buze kumenya ese kubera iki video runaka iza ari iya mbere indi kaza nyuma y'izindi. Amafaranga kuri internet, nk'uko ubibona baduhaye suggestion nyinshi. Ni gute nakorera amafaranga kuri internet, ni gute nakorera amafaranga online, ni gute nakorera amafaranga kuri Binance, ni gute nakorera amafaranga kuri TikTok. Ni gute zose zijyanye no how to make money online ariko mu Kinyarwanda. Rero hano izi title zose mubona uhitamo imwe. Iyo uhisemo imwe bivuze ko aya ni amagambo abantu bakoresha mu Rwanda basacinga ibyo bintu.
hanyuma nawe ukayikoresha. Igihe uyikoreshe neza bituma igihe uko ugenda ubikoresha kurushaho nuze video yawe, channel yawe igenda iba ranked, hanyuma igihe basacinze ukaba waza muri search za mbere. Nibyo rero ukunda kubona ukuntu searchinga umuntu ukamubona undi ukamubura. Rero kubikora ntabwo biba umunsi umwe nkuko nabibabwiye. SEO irubakwa kugera igihe channel yawe ije muri search result. Rero nka summary ya video, SEO bivuga search engine optimization, ifasha channel, ifasha website kuba yaza muri top nyine y'ama search abantu bakoze. Kugira ngo ubikore neza ubikorera channel cyangwa se ukabikorera na video yawe, byose ukabikorera rimwe. Title ikaba nibura wakoreshejemo ijambo abantu bakunda gukoresha basearching ibyo bintu. Icya kabiri, video ukayiha description uhereye kuri title yawe ndetse ukayisobanura neza ushingiye ku byo abantu nyine bakunda kwibaza. Nguko ngayo turasoje. Tangira ubikora uyu munsi, ariko ejo utazisacinga kubera ko ntabwo bizaba byari byagira umumaro. Uko ubikora buri munsi nibwo uzabona umuntu buri gihe aza muri search results mu bambere. Uze gukora urugero usacinge ngo ni gute nafungura YouTube channel, uraza kubona uko video zitondetse. Reka dure mu video ataha. Ciao ciao.